Reka twongere tubashimire mwese bakurikiye business isobanutse bitewe n'amasaha buri wese agubwe neza, abari mu gitondo, ku manywa, ku gicamunsi, nimugoroba, nijoro, buri wese muri rusange agire ibihe byiza. Iyi ni business isobanutse mu kiganiro nyine kijyanye na business, turakibanda kuri P Network, kuri mikoro muri kumwe nanjye Tite Kamanzi. Uyu mwanya rero tugiye kugaruka ku ngingo ikomeye ikunda kuvugisha benshi, iteza impaka, abantu batavugaho rumwe. Sina ngombwa ko tubivugaho rumwe by the way, ariko ni byiza yuko tubigarukaho kugira ngo abantu bave mu rujijo, banumve, bahe agaciro ibyo turimo ni ibiki, bifite akahe gaciro, nibyo ngira ngo turebere hamwe. Nk'uko mubizi hano muri P Network, iyo ugiye muri Pi browser ukagenda ukagera ugafungura muri brainstorm, wandikamo USD Pi, ukagira ingingo na zimwe na zimwe ubonamo, wagira isomo ukuramo. Muri zo rero harimo urutonde rw'ama cryptocurrencies atandukanye 10 ya mbere Pi yagaragaje afite agaciro kadahindagurika. Ariko ndagira ngo basomere aka gaciro mugira ngo mubyumve neza, mwumve, mbanze nababwire icyo tugiye kugarukaho, ingingo tugiye kwibandaho nyamukuru. Tutarakomeza rero nagira ngo nsabe umuntu wese utarakora subscribe ayikandeho, ariko ujye ukanda no kukazogera kugira ngo ujye ubona notification cyangwa imenyesha yuko ikiganiro cyahageze. Sibyo gusa kandi jya ukanda like, wandike muri comment, hanyuma kandi unasharinge, woherereze bagenzi bawe iyi nkuru kugira ngo turusheho kunguka ubumenyi twese, kandi bituremere icyizere cyo gutegerezanya amatsiko iyi mari yatuziye batuzaniye kugira ngo iduhindurire ubuzima. Rero ndagira ngo nzigarukeho. Iya mbere ni Tether, ya kabiri ni USD coin, ya gatatu ni Binance, ya kane ni DAI, ya gatanu ni True USD, ya gatandatu ni Pax Dollar, ya karindwi ni USDD, ya munani ni Gemini Dollar, ya cyenda ni Fei USD, ya 10 ni Neutrino USD. Izi zose rero zifite agaciro. Hakabana kandi na Bitcoin ya 11 ngira ngo nyongereho. Izi zose rero zikaba zifite agaciro na kazo ugateranyirije hamwe, zose hamwe ukaziteranyiriza hamwe agaciro kazo, agaciro kimwe ukagenda ugateranya n'akindi uko ari 10 ukongeraho Bitcoin, zose hamwe ziragenda zikagira amafaranga, agaciro k'amafaranga mu manyarwanda ibihumbi 80 miliyoni 85 n'ibihumbi 976 n'amafaranga 428 n'ibice bibiri, zose uko zakabaye. Murumva ko ntabwo zakwigera na rimwe, ni ukuvuga ngo zikubye inshuro nibura hagati y'enye n'eshanu nibwo zagera ku gaciro kamamazwa ka Pi. Zikubiye hamwe uko ari 11 ukazivunja mu giciro cyazo, ukagenda ukaziteranya, ntabwo zagera ku gaciro ka Pi kamamazwa cyangwa twamamaza dukeneye, twagaragaje isaha n'isaha tubona ko kakwemerwa. Ashwi ntabwo zakagezaho, ahubwo wakongeraho ukongera ukaba wagize inshuro 4 n'igice zirenga hafi 5, ndetse 5 ziragera. Murumva ko rero hano ari ikintu gikomeye cyane ko Pi ishobora kuba ifite agaciro y'ubwayo gakubye inshuro zirenga 5 akizo coins nababwiye, kandi zifite igiciro kidahindagurika. Ingingo rongira ngo tuganireho ikomeye cyane, kugira ngo mubyumve neza, ni gihamya cyuko Bitcoin cyangwa se faranga rya Pi yarenze cyangwa se yarenza agaciro k'ibihumbi 314,959 by'idolari. Yarenza pe, ndetse n'abanyamerika bifuje miliyoni byakunda. Ndaje mbibiriki, nibyo ngira ngo tugarukeho.
ndabaha ibihamya bitatu, hanyuma buri wese arihitiramo igihamya cye cyangwa se ariyumvira igihamya cye. Igihamya cya mbere ni uko iki giciro cya payi ari igiciro cyitezweho kuzaba igiciro kidahindagurika, kikayiha uburambe cyangwa se kikaba igiciro kirambye, kizana n'iterambere rirambye. Kigomba rero sisiteme rero cyangwa se ekosisiteme ya payi byanga bikunda irabigaragaza, kubera yuko igihe tuyikoresheje muri sisiteme za payi bigaragara yuko ari igiciro twahisemo nk'uko babitwemereye muri transactions zagiye zikorwa. Iki giciro kigenda kigarukamo kenshi cyane, ariko kikaba kitashingirwaho nk'igiciro fatizo mu gihe cyo kuroncinga payi, ahubwo ukurikije agaciro ifite ugomba kugira gute kuyiha agaciro ukurikije ibyo bipimo ngenderwaho nk'ibya ecosystem. Ibi ngibi rero ntago ecosystem ndi buyijyanirane nyine naza kugira ingingo nyinshi, ariko nari kuzigira enye ariko nazigize 3. Muri make ingingo ya mbere iraga ecosystem na nodes. Ubwo ni ukuvuga ngo ingingo ya mbere harimo ibice bibiri, hariho ecosystem igiciro igaragaza, ariko hakaba na nodes nyirizina. Nodes uyu munsi nufata Bitcoin ihenze kurusha ziriya coins zose twabonye 10 za mbere ku isi kugeza ubu, kandi zitwa ku giciro cyazo ari igiciro kidahindagurika, turazipimira ku bijyanye na nodes. Ariko reka nkwereke, reka izi ngingo tuzigire enye, ni ingingo enye. Ubwo turashyira muri turongeraho n'iya tekinoloji, sibyo? Tekinoloji ni ukuvuga ngo nayo turayigira igipimo. Icya mbere, ecosystem ya payi iragaragaza $114,159 by'idolari, ariko bishobora kurenga dukurikije ko bashaka kuyigira stable coin. Byaba byo cyangwa yarenga. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ibipimo by'imibare. Ibipimo by'imibare ni biriya twari tumaze kubona. Niba payi ishobora gukuba mu gaciro kuri cya giciro twayihaye, ishobora gukuba inshuro 5 igiciro cya Bitcoin yiteranyije na za coins za mbere ku isi 10 zose, bikaba payi yazikuba inshuro 5. Iyi mibare nayo ifite icyo itwereka ku gaciro ka payi. Hanyuma ubwo nodes ndayigira cyangwa se technology ndayigira iya 4, ahubwo iya 3 tuyigire ndako turayigira iya 3, ariko iya 4 tuyigire open network. Ubwo rero iya 3 ariyo technology. Uburyo izi systeme zirutanwa ari nabyo bizihesha agaciro cyane mu byiteho, ni nacyo gikomeye. Bitcoin ifite nodes nababwiye ko ni amapfundo yayandi agize blockchain abitse amakuru yose dufitemo, kandi system irushaho kugira amapfundo menshi niyibikomeye cyane. Ibi rero byantangaje igihe nigaga ibi bintu, byanteye kwibaza byinshi cyane kuri payi, nshyiraho akadomo. Nibwo nateguraga ikiganiro mvuga ni kambagezeho aya makuru, buri wese yiyumvire. Bitcoin ifite nodes cyangwa amapfundo ariyo gaciro k'iyo tekinoloji, uburyo ibihambaye. Ifite nodes 18,000, ariko payi kugeza ubu iracyubakwa, ariko igejeje amapfundo nibura cyangwa ibyumba mbyite ntyo 245,941. Iyo ufashe uwo mubare wa payi w'ibyo byumba byayo ukabigabanya umubare w'ibyumba bya Bitcoin, usanga payi
irusha bitcoin ibyumba inshuro nibura 14. ni ukuvuga ngo bitcoin Pi network irimo za bitcoin inshuro 14 nibura. Ikintu gitangaje cyane, gitangaje. Iki rero kikaba igihamya simusiga cyuko ibyo bavugaga ngo Pi yanageza no ku gaciro ka miliyoni, dugendeye kuri iyi mibare biragaragaza ko byaba ari mu bihumbi 800 birenga by'amadolari mu agaciro k'ibihumbi 800 ka Pi imwe. Ariko kuko icyubakwa hari icyizere yuko bishobora kuzarenga ahangaha. Byatangiye biri ku bihumbi 98, biragenda bigera ku bihumbi 140, none bigeze mu bihumbi 245 na 941 za nodes cyangwa se z'ibyumba by'ibika makuru. Ni ikintu gitangaje cyane ntarenza amaso buri wese yakumva. Ndagira ngo mpamirize buri mupayoniya wese yuko iki kintu akitaho akakibika mu bwonko bwe, kikamubera impamba imwambutsa ikamugeza mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2025, akuye ikirenge mu mwaka wa 2024, akava mu gahinda n'amarira no gutegereza n'amaganya, akinjira mu munezero. Navuga ngo witeka ryose ni igihe azamara ku isi. Rero Pi birashoboka yuko yarenza agaciro k'ibihumbi 314,159 by'idolari, ndetse ikayakuba inshuro nyinshi cyane. Ibipimo cyangwa se ibihamya turabyiboneye. Umuhamya wa nyuma rero nuko Pi, ubwo ni ukuvuga ngo muri ariya mafaranga ni miliyari irenga hafi miliyari na miliyoni 300. Byashoboka rwose, sibyo? Byashoboka. Agaciro nyakuri mu manyarwanda wasanga kagera muri miliyari y'amafaranga y'u Rwanda inarengamo. Umuhamya wa nyuma rero ni Open Network cyangwa se Picoin launch. Ubwo umuhamya ni kamarampaka, ni wa wundi azaza speculatinga, atashidikanya, atagingimiranya, ahubwo atera umusumari ati dore agaciro ka Pi. Ariko tugendeye kuri iyi mibare, mbarahiye ukuri yuko iyi mibare ikintu igaragaza, ibi bipimo mbabwiye, hari icyambere nababwiye ecosystem igiciro yagaragaje cyangwa se nayo itarashimangira ariko ivuga iti dore nyamara ibi bihumbi 314,159. Igihamya cya kabiri ni ibipimo by'imibare naberetse ko agaciro ka coins zigera ku 10 za mbere muri Pi bagaragaza cyangwa se ziriho koko, agaciro kazo kose ugateranyije na ka bitcoin, Pi yaba mu bihumbi 314,159 igiza ku gaciro, yaba ikubye izo coins zose inshuro 5 mu gaciro. Cyo ni ikindi gihamya. Ikindi gihamya cya gatatu ni tekinoloji ya Pi yo irahambaye cyane kurusha ya bitcoin, kandi bitcoin irusha za zindi zose gukomera, no mu gaciro niho mubirebera. Niba rero tekinoloji ya bitcoin ikomeye cyane, ariko iya Pi ikaza iyikubye inshuro 14, ni gute Pi ivunja amanyarwanda nibura miliyoni 85 itakwikuba inshuro 14 ugasanga birakabakaba cyangwa biranarenga miliyoni y'amadolari mu gaciro? Ariko umucamanza wa byose nicyo cya kane ni Open Network. Ni ku munsi wo kuronshinga ifaranga rya Pi niryo rizatumara impaka ku gaciro kayo. Ariko nsaba buri wese, igihe ibyo bitaraba, afata umutima we awumenyereze, awumvishe yuko agiye kuzahura n'ibyo atigeze ahura nabyo, agiye kuzumva ibyo atigeze yumva, agiye gutekereza ibyo atigeze atekereza, agiye kuzabona iby'amaso yatigeze abona byiza by'agahebuzo. Kandi ukwiye kwitegura ukitwara neza, ugahindura ingendo, ugahindura imvugo, ugahindura intekerezo, ukamenya ko ugiye guhura n'ikintu gikomeye cyane kandi cyiza kizakugeza aheza
hakomeye cyane. Ndagira ngo mbasezereho mbabwira ngo buri wese akomeze kugubwa neza, kandi utaguwe neza yihangane, uyu munsi biba bitagenda ejo bikagenda. Muhahe muronke, bari kumwe nanjye Tite Kamanzi. Iyi ni business isobanutse, twibutsa abantu yuko abakeneye kwamamaza ibikorwa byabo turabibakorera rwose igihe twumvikanye. Ariko si ibyo gusa, yewe nawe ukeneye gutanga ikiganiro cyangwa ubuhamya ku bijyanye na payi, tuguteze yombi, turakwakira, uze ugezeho abandi byinshi, dufatanye urugendo rwo gutegereza payi, ariko twitegura buri kimwe cyose kidatunganye tugitunganya, kugira ngo tuzambuke inyanja y'ubutindi, y'ubukene, tujye mu gihugu cy'umunezero cya Payi Network, turi kumwe tuguwe neza, turirimba tunezerewe, ariko byose byaraturutse ku bufatanye bwo kugira ngo buri wese atere imbere ntawe usigaye. Nicyo nifuriza buri wese.